Yes, hello my people. Yamani menya byinshi kuri Niyo Bosco. Uyu Niyo Bosco ni umwanditsi akaba n'umuririmbyi wabigize umwuga. Ndetse uyu muhungu akaba azwiho gucuranga gitari ku buryo buhambaye. Uyu Niyo Bosco benshi bamuvugaho rumwe, abandi bamuvuga uko atari, ndetse nawe akagira uko abivugaho. Nge ndi ISG Pro. Ninge tujye kubana muri kino kiganiro. Ubutakoze subscribe uyikore kugira ngo wiyunge kuri twebwe ibindi biganiro byinshi tubagezaho muzaza mubibona. Uyu Niyo Bosco amazina ye nyakuri yitwa Niyo Kwizerwa Bosco. Uyu muhungu yavutse tariki 25 z'ukwa gatanu 2000. Avukira mu karere ka Bugesera hakunze kwita Imayange. Uyu Niyo Bosco yakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, aho yandika indirimbo ze akandika n'iz'abandi, ndetse zikaba n'amahiti mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu Niyo Bosco umwanditsi n'umuhanzi wabigize umwuga, artist wagwan. Niyo Bosco yanditse indirimbo ze nyinshi zagiye ziranakundwa cyane, zirimbwa n'abatari bake, aho benshi baravuga ngo uyu niwe muhanzi uririmba indirimbo zigezweho kandi zirimo n'ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye. Uyu Niyo Bosco indirimbo ye ya mbere, indirimbo yakunzwe n'abatari bake, ikinwa kuri radio state, ikina ku mateleviziyo, social media irahatwika harashya, kandi irimo n'ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye. Iyo ndirimbo mbaza ngo yitwa gute? Iyo ndirimbo yitwa Ubigenza ute. Indirimbo nimba utayizi ni wabuze Niyo Bosco, kuko iyo niyo ndirimbo ya mbere yakoze, Ubigenza ute, aho yaravuye mu kiganiro kibera kuri Isibo. Aho yaravuye ku kiganiro kibera kuri Isibo, umunyamakuru ndetse akaba no mu content mukuru, biggest content, yamubonye aravuga ati uyu muhungu namufashe ngo mushe muri rebo yanjye, aya mahirwe ntabwo nazabona uko bigenza. Bamwita Emirene muri Nahabi. Yahise afata uyu Niyo Bosco amujyana muri rebo ye MI Music, aramukontorora. Ibyatinze aho uyu bahise bashwana mu gihe kitari kirekire, aho uyu muhanzi Niyo Bosco yavugaga ko Emirene amujya imitsi, aho umuhanzi yavugaga ko akora Emirene akaba ari gufata inyungu nyinshi. Uyu muhanzi tugarukiye ku byacu, Ubigenza ute indirimbo yakunzwe cyane, irakinwa, itanga ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye, kandi inamufungurira amarembo, kuko Ubigenza ute yamuheshe hit, yamugeza kure hagiye hatandukanye. Komeza indi ndirimbo yakunzwe kandi yanditse namwe mwakunze, ayita Peer Pressure. Peer Pressure ni indirimbo ye mwakunze muri benshi, kandi ikanabamo ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye. Izindi ndirimbo nk'Urugi nayo yakunzwe cyane, irakinwa. Haje indi ndirimbo yakunzwe cyane ayita Ishyano. Indirimbo ye yakunzwe, akaba ari indirimbo yiyandikiye, kuko twabonye ko azwiho kwandika, gucuranga gitari, ndetse no kwandikira abandi, akanamenya kuririmba bigiye bitandukanye n'iby'abandi. Uyu Niyo Bosco tugarutse ku zindi ndirimbo yanditse mu Rwanda zabaye amahiti, bamwita Niyo Kwizerwa Bosco. Ubuze kuri muturakora subscribe uyikore kuri channel Entertainment na ISG Pro uri kuri micro za Asrefa Studio. Uyu Niyo Bosco yanditse indirimbo zakunzwe ari nyinshi, harimo indirimbo yanditse yitwa Ibuye. Iyi ndirimbo yanditswe yita Ibuye, indirimbo ya Vestine Dorcas, aba turabazi mu guhamya kuririmba indirimbo z'Imana. Vestine Dorcas yabandikiye indirimbo yitwa Ibuye. Indirimbo barayiririmbye, irakundwa, irakinwa, ikundwa n'abatari bake. Urukoze bazararebwe muri miliyoni zigera zikabaka 10. Iyi ndirimbo Ibuye zagiye zifungura amarembo Irene, dore ko babaga no muri rebo imwe na Vestine Dorcas, bose babaga muri rebo ya MI Music, ariyo management ya ari Irene, ari we bagenzuraga ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Gira uti uyu Niyo Bosco, uyu musore
wakunzwe na benshi, akaba umuhungu wo mu karere ka Bugesera, yandika n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, aho agurisha indirimbo yanditse. Ubwo we avuga ko ari umuhanzi, umwanditsi, akaba n'umucuranzi, arahimba, akandika, akanacuranga. Uyu niyo Bosco ubwo yajyaga mu kiganiro cyangwa se comedy show, Jen's comedy show, yavuze ko ubwe kwandika ari ibintu bye, agira umukono mwiza, kumva ko kwandika ari ibintu bye, akaba azi gucuranga gitari, kandi umuhanzi kugira ngo abe umuhanga byimazeyo. Uri musician artist yavuze ko ubwo yivugiye ko yize gitari, gucuranga gitari afite imyaka 5. wowe nawe utekereza umuntu wize gitari afite imyaka 5, utekereza n'ibikorwa aba ari gukora, uvuge ati uyu niyo Bosco ni umuhanga. Nkubutsa ko nimba utarakora subscribe kuri iki channel, ikore, ufungure inzogera ku buryo nidushyiraho n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye uzagenda urabibona. Ufungure inzogera, kuri subscribe, sharing iyi video ihe abandi bantu ushaka kubona ubutumwa bubona, wandika no muri comment undi muhanzi ushaka tuza kuvugiraho, ikindi cyamamare cyangwa se ibindi bintu ushaka tuzakora kuri bino biganiro byacu. Ndabashimiye twabanye muri kino kiganiro.